bwo guhuza umutima n'Imana no kubona imbaraga. Hari ibihe umuntu yumva ananiwe, afite ibibazo cyangwa atazi icyo gukora, akibaza niba isengesho rifite imbaraga koko. Ariko ukuri ni uko isengesho ari imwe mu ntwaro zikomeye Imana yahaye abantu. Iyo dusenze tuvugana n'Imana, tukayishyikiriza ibyo dukeneye byose n'ibyo tunyuramo. Muri Yeremiya ibice byaho 33 umurongo wa 3 niho hatubwira ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Iri ni ijambo ritwereka ko iyo dusenze Imana itwumva ndetse ikanatubwira, ikadusubiza. Isengesho riduha n'imbaraga mu bibazo. Hari igihe ibibazo by'ubuzima bituremerera cyane, ariko isengesho rituma umutima ugira imbaraga zo gukomeza imbere, zo kutananirwa. Mu Bafilipi ibice byaho 4 umurongo wa 6 niho hatubwira ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabye, mubyingingiye kandi mushima. Mu by'ukuri isengesho rihindura ubuzima. Iyo umuntu asenga kenshi, ubuzima bwe burahinduka, umutima wuzura amahoro, ukwizera kukiyongera, kandi umuntu akagira ibyiringiro bishya. Muri Yakobo ibice byaho 5 naho umurongo wa 16 hari uburyo haratubwira ngo Yakobo ibice byaho 5 umurongo wa 16 niho havuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Iyo wizeye watura ibyaha byawe kandi ukihanira kureka. Isengesho ni impano ikomeye Imana yahaye abantu. Nubwo waba uri mu bihe bikomeye cyangwa byiza, isengesho rifite imbaraga nyinshi zo guhindura ubuzima bwawe kandi bukaba bwiza. Ntureke gusenga rero, ntukibagirwe Imana ko ariyo ifite ibisubizo by'ibibazo byawe, ndetse ni nayo ndetse n'inama nziza yagira icyo bihindura mu buzima bwawe. Nuko rero igihe cyose wegereye Imana mu isengesho, uzabona amahoro, imbaraga n'ubuyobozi mu buzima bwawe. Hitamo rero gusenga. Senga buri gihe.